kwezi kwa 10/95. Je suis arrivé au Rwanda le 1er octobre 1995. Nta muntu numwe nari nzi. Je connaissais personne au Rwanda. Sinari mfite aho ndara mu Rwanda. Je n'avais aucun logement au Rwanda. Sinari mfite n'amafaranga ya hoteli mu Je Rwanda. n'avais même pas d'argent pour prendre une chambre d'hôtel. Sinari mfite n'amafaranga ya telefone ngo ntelefone n'uwamfata. Je n'avais même pas d'argent pour téléphoner à quelqu'un qui pourrait m'assister. Nari ngiye gusa nubashe Imana yambuye. Je suis allé en toute obéissance parce que Dieu m'avait demandé d'y aller. None uyu munsi. Et aujourd'hui, hashize imyaka hafi 95 ubwo ninga 28. et aujourd'hui cela fait 28 ans. Imana yakoze bikomeye. Dieu a fait des miracles. Ndimukurikire ibyo musoma n'ibyo mwumva ntaho bihuriye na reality. Ne soyez pas inquiétés par ce que vous lisez, parce que vous entendez, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Le Dieu qui m'a amené seul. C'est pas des journaux qui m'ont élevé. Et c'est pas des journaux qui vont me faire tomber. Alléluia, c'est pas des journaux qui vont me faire tomber. Seulement Dieu seul qui m'a élevé. C'est le seul qui peut me rabaisser. Barigamo Dr. Paul Gitwaza uyobora iri torero. Abariga basabye urukiko ko rwakemeza ko Apotre Paul Gitwaza atakira umuvugizi waryo kuko bamwirukanye. Claude Jessa, Diodoni Vuringoma, Pierre Kabiruka, Richard Muya, Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kukimunu. Aya mazina ariko harimo ayabakongo. Wibuke ko basezerewe biruka. Wibuke ko banaje gusaba imbabazi ibyo byose birahari. Ntibaza ntizi imbaraga batakaza bajya kuregana bajya mu matiku bazitaye bajya burira imisozi basenga. Hari indwara zazengereje abantu, hari karande zisha abantu, hari ibyaha birembeje abantu. Bafashe uwo mwanya n'izo mbaraga basengera ibyo bintu. Abagabo ko bashaka kuba barize bati RGB turayinenga. Kwiga ni ikinyuranyije n'amategeko. No kumenya Imana ni ikindi sama. Maze nawe yamaze kugira agatungo gakomeye. Aba nabo bararebye baravuga bati kira cyubahira Imana yamuhaye natwe turagikeneye. Aka kantu kandi bongeyeho abantu bakibuke ko ntuzera gakoresha avuga ko Mutesi Jolly nawe yaragakoresheje avuga ko Prince Kid mu kiganiro Prince Kid Miss Rwanda yihinduye akarimake. Aba nabo baravuze ngo Gitwaza yaranzwe no kugira Zion Temple akarimake. Ubwo ntabwo areka ngo nabo baboneho. Yego. Nicyo bivuze. Nuko akajya arangwa n'imyitwarire adakwiriye kugira. Bavuga ko Gitwaza amaze igihe kinini yarataye itorero agahitamo kuriyoboza umuntu batazi ku buryo byateye akajagari mu miyoborere n'imicungire y'umutungo. Tujuru biragaruka ku mutungo gafaranga. Nta hantu nigeze numva ngo Sam reka dushyire ibintu ku meza ubundi tubivuga uko byakabaye. Iki kibazo gishingiye ku cyubahiro n'amafaranga. Muri iyo baruwa banditse n'ibirego bari kurega nta hantu numvise bati yashishikarije abakristo kujya mu byaha runaka. Kandi itorero ryacu ritabyemera. Wenda reka mvuge urugero ati bundi itorero ryacu ntiryemera inzoga, yabashishikarije kunywa inzoga, yabashishikarije buretse tugomeze twumva ibyaha. Ndi kubisoma biracyakomeza. Ibyo uri kuvuga birazamo. Buretse turacyari ku micungire y'umutungo irimo akajagari. Aho ni ku ifaranga. Yego. Harimo kandi n'ubwibone. Turi kumwe nakurwanirira muriwe reka twizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV ndetse n'abakunzi ba Rwanda Gospel Show. Jerry umeze neza? Meze neza Sam Gakire ku Rugendo Online TV. Yego. Abantu bameze neza. Abantu bameze neza cyane munambwire happy birthday to me. Oh wow, happy birthday. Imana ikomeze kwagure. Ndimo nizihiza isabukuru yanjye y'imyaka
myinshi y'ubukure yuzuyemo amashimwe n'ibiki byose. Ukivuga ku kintu cy'amashimwe, reka dushimire Imana yuko Satani hari ukuntu buriya ajya ariganya abantu. Yego, Imana yarakurengeye wakoze impanuka cyane rwose umunsi mbere yuko ukora isabukuru. Imana igukiza impanuka ya moto, turayishimiye cyane. Yego, nubwo ntameze neza abantu bari bamaze iminsi batari kumbona, ariko nagarutse ndi gukora ikiganiro n'ubundi mfite inkovu, ariko ndashima Imana ko yarokoye ubuzima bwanjye. Ibyo byose hari byinshi tugifite gukora muri uru rugendo. Reka tubwire n'abandi batameze neza ngo Imana bayizere kandi izabakorera ibyiza. Utameze neza ahantu ari hose, tumwifurize kwizera Imana kandi izamukiza, hanyuma ibintu bimere neza, urugendo rukomeze cyane. Ngira ngo abantu babyumvise, uyu munsi dukomeje urugendo cyane cyane. Abantu mudukurikiye, mba navuze ndi kumwe na Jerry. Inshuro nyinshi abantu baba bamenyereye ko iyo ndi kumwe na Jerry haba ari ku buhanga bw'amajwi n'amashusho, ariko tugahita twirengagiza Rwanda Gospel Show. mujye mujyaho mumushyigikire, mukore subscribe. Kuri abantu barabikoze, umuryango uri kwaguka, ndabashimira cyane abantu bose bagiye bagakora subscribe bakareba ibiganiro dukora. Imana ibaha umugisha aho bari hose. Yego, ni byiza cyane. Turagarutse noneho mu rugendo, ngira ngo uyu munsi tugiye kuza kuganira, turaza no kugira abo tuvugisha kuri telefone. Ngira ngo iyi nkuru irihariye, ni inkuru tugiye gucukumbura cyane. Ntabwo ari ubwa mbere, ngira ngo mu minsi ishize cyangwa se mu mezi ashize higeze humvikana inkuru z'abashumba batangiranye na Apotre Dr. Paul Gitwaza. Ubwo ni muri Zion Temple. Ngira ngo mu bo bayitangiranye hariya mu Gatenga harimo abaje barikarama ko Gitwaza akwiriye kwegurwa kuri izo nshingano zo kuba umuvugizi mukuru wa Zion Temple, kuko bo bahamyaga ko Zion bayitangiranye ndetse bakaza kwirukanwa mu buryo bunyuranyije butanyuze mu mucyo. Reka tukoreshe butanyuze mu mucyo. Ngira ngo turaza kwifashisha inkuru zageze isohoka, ariko wenda natwe turi ibyo twari tuzi. Ngira ngo izo nkuru zasakuje hashize iminsi mike, bimera nk'ibintu bituje, biraceceka. Abantu bari bazi ko wenda byarangiye, bamwe bati biyunze, abandi bati baraburanye, ubwo wenda arabatsinda. Ariko ubu noneho ngira ngo iyi nkuru imeze nk'itangiye bundi bushya. Imeze nk'itangiye mu bintu bushya. Mbere yuko Apotre Gitwaza we arasabirwa kwamburwa inshingano. Ngira ngo inshingano afite ni umuvugizi cyangwa se n'umushumba mukuru wa Zion Temple ku isi hose. Ariko reka tubwire abantu bave mu rujijo, si no kuba umushumba mukuru. Nibwira ko ari nawe watangije. Gitwaza niwe tuzi. Yego, abo bashumba bandi wenda ubwo nabo reka ubundi hari ukuntu umuntu wenda Imana imuha umuhamagaro runaka, noneho hakaba n'abandi baza kumushyigikira, Imana ikoresha kugira ngo bamushyigikire muri uwo muhamagaro yagize. Numva ko ari we muntu wa mbere wagize umuhamagaro. Imana yahamagaye ati genda unkorere muri ubu buryo. Urumva rero uretse no kuba umuvugizi, ni nawe twakwita CEO. Of course. Niwe twamenye kuko iyo umuntu wese avuze Zion Temple twumva Dr. Gitwaza. Ibyo byose yarabiharaniye, Imana yaramukoresheje. None ni ukuvuga ngo abo bagabo batandatu bamaze kugeza ikirego mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Rwanatangiye no kuburanisha urubanza rw'abashumba batandatu bari mu bashinze itorero rya Zion Temple, baregamo Dr. Paul Gitwaza uyobora iri torero. Abarega basabye urukiko ko rwakemeza ko Apotre Paul Gitwaza atakiri umuvugizi waryo kuko bamwirukanye. Aba ni babandi batandatu. Yego. Harimo bande na bande? Muri abo bagabo batandatu rero ni ukuvuga ngo bamwirukanye, harimo Claude Jessa, Diodoni Vuningoma, Pierre Kabiruka, Richard Muya, Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kukimunu. Aya mazina ariko ndumva harimo ay'abakongomani, harimo ay'abatari Abanyarwanda. Ni kuvuga ngo Jessa rwose. Abo ngabo batandatu nibo bishyize hamwe kugira ngo bakure ku nshingano Dr. Paul Gitwaza.
ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo aba barirukanwa. Yego. Birukanwa kubera imyitwarire idahwitse. Bageze hanze noneho turabizi rwose mu itorero abashumba barirukanwa cyangwa agahagarikwa ku nshingano bitewe n'imyitwarire idahwitse. Kuko ni ukuvuga ngo itorero bari rifite abarireberera, riba rifite komite ngenzunzi, riba rifite n'abandi bantu barebera imyitwarire. Ni ukuvuga ngo nyuma yo kureba imyitwarire y'abo bagabo bagasanga idahwitse, barahagaritswe. Bahagaritswe baragenda bajya gushinga irindi torero ku ruhande. Yego. Icyo ni kimwe ibyo nimba ngo revival turaza kurireba, ndaza kurireba neza uriyo byanditse bararishinga. Biravugwa ko nyuma yuko byanze bagiye gushinga irindi torero. Babandi batandatu. Ni ukuvuga ngo barabyemeye kuva muri Zion Temple bavamo bashinga iryabo. Mu kurishinga ryanga kuzamuka, bahitamo kugaruka. Yego. Ngo basabye imbabazi. Basabye imbabazi. Habanje process yo gusaba imbabazi. Ubwo turacyari muri process ngo turebe kugira ngo batange ikirego byagenze bite. Basabye imbabazi. Urumva barirukanwa kubera imyitwarire yabo mibi. Bagiye hanze. Bashinze itorero biranze. Yego. Baravuze bati uko biri kose reka tugaruke mu rugo. Ibyo ari byo byose kugaruka muri Zion Temple bakababwira ati murabanza mwige. Biriya bavuga ngo kwiga harya uhereye ku gice, sinzi ukuntu abarokore bakunda kubivuga. Muragenda mubanze turebe koko imyitwarire yanyu mutabaye, kubera ko muvuye hanze ntabwo tuzi iyo myitwarire yanyu mufite. Ntabwo tugiye guhita twongera kubagarura mu itorero ngo tubasubize za nshingano mwari mufite. Ni ukuvuga nk'abantu bari baravuye mu itorero bakagenda mu gushaka kugaruka. Yego. Bashatse kugaruka n'ubundi ari bakingi nk'uburyo ngo bahite bagaruka mu nshingano bahoranye mbere. Yego. Ibyo bintu rero babonye bidakunze, nibwo bwa mbere batumbagije iki? Ikirego cya mbere baragitanga, ngira ngo urumva. Ubundi reka dusobanurira abantu wenda batazi mu buryo bw'amatorero cyangwa naho dusengera hose. Iyo ugaragaje imyitwarire mibi cyangwa kugwa mu cyaha cyangwa mu zindi, yego, kwisanisha n'abandi banyuranyije n'amahame y'itorero ugenderamo, habaho kukwicaza. Ubwo bivuga gukurwa mu nshingano. Gukurwa mu nshingano ntabwo bivuze ko ubaye igicibwa ku itorero, ahubwo ni nko kukubwira ngo jya hariya ku ruhande witekerezeho. Muri uko kwitekerezaho baba bakugenzurira hafi, barebe nimba warikosoye kugira ngo ubone gusubizwa mu nshingano. Uyo rero muri ADPR ari nk'igihe nka perezida wa korali yishingira, ni urugero. Iyo yishingiye yaragenda akabanza akajya mu byo akivuruguta. Yugarutse ntabwo hita ujya uko umeza ngo be perezida. Ujya kwiga nimba ari kwiga igice. Ni igice. Ukajya hariya hari n'amezi runaka. Yego. Baba bari kugenzura imyitwarire yawe kugira ngo ugaruke mu nshingano nk'uko zavuga. Abatumishi rero baravuze ati twavuye hano turi abayobozi ku gatuti, none tugaruke tujye twicara mu bakristo gute kandi amazina yacu azwi yakomeye. Turi abantu bamwe mu batangiye, ni bamwe mu batangiye. Nubwo wenda bavuga ko baritangiranye, ngo hakaza kuba ngubu riganya n'ubwesikoro, ngira ngo barirukanwe kandi nabo bemeye ko birukanwe. Ntabwo bajyaga gushinga iyindi cace, ubundi already bari guhita batangira kurega ako kanya bakirukanwe. Ariko se reka turebe Sam, mbere yuko tugera kuri aba bantu, aba bakozi b'Imana, birakwiye ko bajya mu matiku yo kuregana nk'abapagani. Oya, none se ugira ngo buri Imana yicaye hariya Jerry, ugira ngo nabonye ikiganiro Dr. Antoine Rutayisire yagiranye na Pamphile yo kuri Beura washingiwe. Byamuteye agahinda, aravuga ati abakozi b'Imana ngenda byumva nkumva ndababaye. Nibo bari mu nkiko, nibo bari mu nkiko. Imanza zose dusigaye twirirwa tujya gufata,
ubusanga ni pasiteri Pasiteri runaka. umushumba ni runaka muri ribu ninde wareze undi yamvuze ese yakoze birakwiye ibi nk'abantu b'abakozi b'Imana nimba umushumba mukuru wa Zion Temple Dr. Paul Gitwaza yaragize iyerekwa hakaba abantu ubundi hagira iyerekwa umuntu umwe yego hakabaho n'abandi baza gushyigikira rya yerekwa rya mwene se ubu ni ukuvuga ngo aba bagabo bo bari muri ba bandi bagomba gushyigikira iyerekwa Paul yagize umurimo barawukoze uragutse ubyaye amashami hanze y'u Rwanda. ni nk'uko tubona n'urugero turebe mu gihugu cyacu gifite iterambere dufite umuyobozi mwiza nyakubahwa perezida wa repubulika ariko ntitwirengagize mu mudugudu twirengagize mu midugudu contribution aba yagize muri kugira ngo igihugu umutekano iterambere n'ibiki nyine bive hasi ntabwo rero dushaka kwirengagiza ko aba bantu nimba bari bafite n'inshingano mu itorero ritangira nta nyubako bafite basitaraguringa ngo twirengagize ko bakoze ariko se nimba bari barakoze bakananirwa kugendera ku mahame ntabwo nari umugabo ihabwa intebe aha nanone kuri icyo kintu uvuze binteye kugira ikindi kintu nibaza ese hari ibyo bari bemerewe kukubona batabonye hari ibyo amabwiriza cyangwa bumvikanyeho bagombaga guhabwa batabonye akaba ari byo baregera naho kuregera ngo ntagakira umuyobozi ndumva bidahagije ni ukuvuga ngo yaba umuyobozi kuba ataba umuyobozi umurimo ni uw'Imana Imana niyo yabahamagaye kuba barabaye successful bakaguka Imana ikabakoresha iby'ubutwari abantu bagakizwa numva ariyo ntego nyamukuru ariko tutanagiye kure iri ni ryo ryashyari turi kubona muri bamwe mu bakozi b'Imana tuvuge se abantu nimba bari gukizwa bo bararwanira iki kintu ubuyobozi tu Gitwaza afite izina kuko niwe wamunyagazayo nagashinga irindi torero n'ubundi ni hahandi n'ubundi nta kintu buriya amavuta afite kuvuga ngo uva muri Zion ni kimwe yanayireka nubwo yayisitaraguringiye yakoze iki ariko se yiretse ariyo ushobora kuvuga ubutumwa rye ryaba rirangiye yubatse network nini uriya mugabo Imana yamukoresheje iby'ubutwari yego yubatse tujye tuvugisha ukuri abantu bajye bemera bareka hano mu Rwanda iyo turi kuvuga ku murimo w'Imana tukavuga mu bimwe mu pasiteri bazi yego ntabwo we nagiye kuvuga ngo wa mbere n'uyu ariko ntushobora kuvuga mu bantu 3-4 Gitwaza atarazamo ndagaruka ku bintu byagiye bigenda bashaka kumurwanya kuva kera mu isanduku yapfuye bakorana n'imyuka mibi urumva ko bagerageje kuva kera guharabika izina rye ngo akorana n'imyuka mibi ngo akorana na dayimoni ngo afite imbaraga ahandi hantu azikura so ibi ngibi ese birakwiye nk'abakozi b'Imana bagabura ibyaha ibi ntabwo bikwiye ngira ngo uyu munsi rero turi ku itariki uyu munsi ni itariki zingahe no itariki 8 ngira ngo urubanza rwabo rwatangiye kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo kuwa gatatu ku itariki ya mbere ubwo n'uwa gatatu mu cyumweru gishize urumva ko ibintu bikomeje gututumba n'ubu biracyari bibisi yego ni ukuvuga ngo muri Gashyantare umwaka ushize nibwo abashumba bamenyesheje Gitwaza ko akuwe ku mirimo binyuze mu ibaruwa ndende banditse bamusaba kumweguza ku mwanya w'ubuyobozi bwa Zion Temple ukuvuga bo ntago babanjije kugira abandi bantu bamenyesha baramwandikira bamubwira ati turabona itorero ryacu twatangiye babandi batandatu ko bagasohowe imbere n'ubundi nibo bagarutse bigaragare ko ari umugambi bacuze kugira ngo bazagaruke nje niko nabibona yego nukuvuga ngo mukusaba kumweguza banditsi baruwa ndende bamenyesha umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe yego bavuze ko impamvu bifuza ko Gitwaza yegura kuri ariko yagiye ahonyura amategeko ya Zion Temple akanarangwa n'ibikorwa bigayitse byo kunyereza umutungo icyo kintu nicyo nifuzaga ko kizamo agafaranga ahantu agafaranga kaguye ibintu byose bihita bitangira kubiki ubundi ni nka kwa kundi ushyira keke hagati y'abana buri wese akajya akoraho barwanira wijya kure doretse kujya gukora inkuru batsinda y'urusengero rugurishwa abantu barayikurikiye yego barayibonye twayisize mu minsi yashize iriya nkuru ngira ngo ariko bitewe n'uriya muyobozi
wari uriya rusengero we ibyaha yari amaze iminsi akurikiranyweho ndetse n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubushinjacyaha harimo ibyo gusambanya abagore. Yego. Ngira ngo we already yamaze gukurwa mu nshingano. Na bamwe mu bakristo bumvaga ko bamushinja. Yego, bifatanyijwe ngira ngo ni RGB. Nibo bamuhagaritse babanze babikurikirane, ngira ngo ariko ibindi byose ibyo nabyo byari biri mu ki ni amafaranga. Kuko bariya batangiranye nabo baravugaga ati amaze gutera imbere, amaze nawe yamaze kugira agatungo gakomeye. Aba nabo bararebye baravuga bati kira cyubahiro Imana yamuhaye natwe turagikeneye. Aka kantu kandi bongeyeho abantu bakibuke ko ntuze yaragakoresha avuga ko Mutesi Jolly nawe yaragakoresheje avuga ko Prince Kid mu kiganiro Prince Kid Miss Rwanda yihinduye akarima ke. Aba nabo baravuze ngo Gitwaza yaranzwe no kugira Zion Temple akarima ke. Ubwo ntabwo areka ngo nabo baboneho. Yego. Nicyo bivuze. Nuko akajya arangwa n'imyitwarire adakwiriye kugira. Bavuga ko Gitwaza amaze igihe kinini yarataye itorero agahitamo kuriyoboza umuntu batazi ku buryo byateye akajagari mu miyoborere n'imicungire y'umutungo. Tujuru biragaruka ku mutungo gafaranga. Nta hantu nigeze numva ngo reka dushyire ibintu ku meza ubundi tubivuga uko byakabaye. Iki kibazo gishingiye ku cyubahiro n'amafaranga. Muri iyo baruwa banditse n'ibirego bari kurega nta hantu numvise bati yashishikarije abakristo kujya mu byaha runaka. Kandi itorero ryacu ritabyemera. Wenda reka mvuge urugero ati bundi itorero ryacu ntiryemera inzoga, yabashishikarije kunywa inzoga, yabashishikarije buretse tugomeze twumva ibyaha. Ndi kubisoma biracyakomeza. Ibyo uri kuvuga birazamo. Buretse turacyari ku micungire y'umutungo irimo akajagari. Aho ni ku ifaranga. Yego. Harimo kandi n'ubwibone no kubiba amacakubiri. Ngaho umuntu agenda gake. Ijambo gupfa kurikoresha bisaba ko ufite ibimenyetso muri Zion Temple. Twibutsa abantu ko inkuru turi kwifashisha turi kwigukora ku gihe. Ni inkuru iri ku gihe yigiyeho ngira ngo mukanya. Yego. Noneho abangana kuvuga ngo ibaruwa yabo ntibyatinze kuko ibaruwa banditse no kuvuga mu mwaka ushize yahise iteshwa agaciro n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Ruvuga ko inyuranyije n'amategeko kuko batakibarizwa muri Zion Temple. Buryo ko batagifite ububasha bwo kweguza umuyobozi. Yego, mu gihe bari baragiye gushinga itorero ryabo icyo gihe bari kumweguza bari hanze y'itorero. Ntago bari bemewe. Ibyo byatumye bisunga urukiko basaba ko rwasesa icyemezo cya RGB gitambamira ikurwaho rya Gitwaza ku buvugizi bw'itorero kuko bavuga ko cyashingiye ku nyandiko bo bafata nk'impimbano. Ababunganira batanze ikirego bavuga ko cyatanzwe mu izina rya Authentic Word Ministries Zion Temple kandi ko byakozwe n'ababifitiye ububasha nyuma yo kwirukana Paul Gitwaza wayoboraga. No kuvuga ngo bo barabanje birukana Gitwaza bamaze kumwirukana noneho bandika ibaruwa aribo bayiyandikiye ubwabo bavuga ko aribo Zion nyine Authentic Ministries, Authentic Word Ministries cyangwa se Zion Temple. Ubu urumva bo babanje kweguza Gitwaza bamushyira ku ruhande barangije baravuga ati akaba abagabo ni n'abanyabwenge babi cyane n'abagambanyi. Bavuga ko kwirukana Gitwaza babifitiye ububasha kuko inama y'abashinzwe umuryango yemerewe gushyiraho ndetse no gusezera umuvugizi w'umuryango ari nawe muyobozi wawo. No kuvuga ngo barabanje batora inama ibaha ubwo bubasha ubundi babona gukora ibyo bakora. Wumva baragiye arabiremera mpuza amategeko abemerera gukora ibyo ari byo byose. Nka kwa kundi ujya wumva ngo
ngo perezida w'abaki ubiyo hirya ntazi ngo minisitiri we w'intebe n'ibiki bari ahantu bameze nk'abari mu kirere. Nuko abunganira abaregwa bahawe umwanya ngo bagire icyo bavuga, bazamuye inzitizi zo gusaba ko zikurwa mu nzira urubanza rukabona gukomeza. Ni ukuvuga aba nabunganira nyine bari abagabo bavuze ko abashumba 6 bari inyuma y'ikirego batabifitiye ububasha kuko umuryango ushingiye ku myemerere authentique wa uvuga ngo bo babanje kwikuraho ko ari abo bagabo 6. Yego. Bo bashyira kuri Zion yose. Kuko urumva bo bamaze gukuramo Gitwaza bicaye muri wa mwanya we noneho. Yego. Ubwo n'uvuga ngo bo bari gufata nkaho bari kuvugira Zion. Abakristo bo muri Zion bose. Yego, ushingiye ku myemerere ya Authentic Word Ministries Temple uyoborwa na Paul Gitwaza kandi akaba atari we watanze ikirego. Bavuga ko abashumba bareze bari bakwiye kubikora mu izina ryabo kuko batayoboye umuryango. Urumva n'ubundi izo nzitizi ziri kuzamo. Bo bigize abavugizi cyangwa se abayobozi ba Zion. Bavuga ati at least bari gutanga ikirego ku giti cyabo kuko nibagitanga nka Zion kandi barasezerewe. Wibuke ko basezerewe biruka. Wibuke ko banaje gusaba imbabazi ibyo byose birahari. Ntibaza ntizi imbaraga batakaza bajya kuregana bajya mu matiku bazitaye bajya burira imisozi basenga. Hari indwara zazengereje abantu, hari karande zisha abantu, hari ibyaha birembeje abantu. Bafashe uwo mwanya n'izo mbaraga basengera ibyo bintu. Abagabo ko bashobora kuba barize bati RGB turayinenga. Kwiga ni kimwe no kumenya Imana ni ikindi sama. Izo mbaraga bari guta mu bintu bidafite umumaro bazikoresheje basenga. Reka turebe noneho kwirukanwa. Reka turebe kuva ku buyobozi bwa Zion Temple kwa Gitwaza. Bifitiye inyungu yihe abakristo cyangwa bifitiye igihombo ki abakristo bahasengera. Reka tubanze turebe ku nyungu. Aba bari kuvuga ko bari guharanira inyungu z'abakristo. Bavuze ko harimo kunyerezwa umutungo. Icyo ni kimwe. Umutungo nava umutungo bazawubunga. Yego. Bavuze ko harimo amacakubiri. Icyo cyore nibo bavigifitiye ibimenyetso ntago twabimenye. Ubwo wenda navaho bafite ukuntu bazabikemura. Bizasubiraho ngo bimere neza. Hanyuma mu buzima bw'umwuka se aribwo Imana yaduhamagariye. Abantu bamaze gushyiramo umutungo urabona umwuka urimo. Turi ku mugati ubu ngubu. Hano ni ukuvuga ngo umwuka yagiye. Umwuka yagiye turi ku mugati turi ku ifunguro. Nta hantu mbonye tuti ni nicyo cyakindi ngarukaho nategereje ko usoma ibyo bamurega byose. Nta hantu mbonye bavuze bati yagumuye abakristo basubira mu byaha. Yabashishikarije gushaka abagore benshi wenda itorero ryacu ritabyemera. Nta hantu mbonye ati ariko ari ahantu hakubiye ngo imyitwarire idahwitse yabayisobanura bakagombye kuyisobanura. Idahwitse gute? Iyo myitwarire idahwitse ariko idahwitse nabo ndumva bayifite sana. Urumva ahonyora amategeko ya Zion kuyahonyora. Ubwo harimo ayahe? Oya n'indonke. Ibikorwa bigayitse byo kunyereza umutungo. Toujours naho ngaho biri agafaranga. Imyitwarire adakwiye kugira. Abakozi b'Imana. Ubwo muri iyi myitwarire wasanga Imana yaduhamagariye ngo turokore ubugingo. Yego. Dusengera abantu tubavane mu byaha tubazane kuri Kristo. Ese bibaye ngombwa ko abagabo uru rubanza barutsinda Gitwaza agakurwa. Ntacyo baba bakoze. Umuntu wahamagaye reka turebe muri sansi wari ubivuzemo. Mu buryo bw'itorero. Yego. Ku murimo w'Imana. Ni iki kizaba kibaye saved? Ni iki barokoye? Ni iki bagiye gucungura? Nyuma uko Gitwaza wenda avuye mu nshingano. Ahubwo ndareba igisenyutse kuruta n'ubundi baje gusenya kuko ukuyeho umutwe ku kintu abasenya. Buri ukuyeho umutwe nyirizina w'ikintu ntago washyiraho uwundi ngo bikunde. Ariko buro nimba Gitwaza ari umutwe nawe wasanga ari nk'amatwi n'amazuru n'ibiki kubera ko urumva baratangira. Ariko urumva urugingo rwose rwunganira urundi.
kandi buri kimwe cyose kiba gifite uko cyagenwe gukora. ariko se umutwe ntabwo wakora akazi k'amaguru, n'amaguru ntiyakora akazi k'amaboko, byose birasayidirana kugira ngo bigire umubiri umwe. icyo nabona rero biramutse bikunze, nubwo bitazakunda njyewe mu maso yanjye, ibi ngibi bari gukora ni ukwikoza ubusa. icyo baba bakoze ni iki? ni ugucamo igikuba mu bakristo no gutuma batekereza nabi mu mwanya wo gufata ibihe byo gusenga. ariko abakristo bazanye barasobanutse, ngira ngo umuntu waba uri guforowinga ibi bintu uko wasobanuka kose ntihabura gucika igikuba. wumva itorero ryawe, abashumba bawe bagarukaho kenshi mu itangazamakuru, abantu aho ujya hose babivuga. Gitwaza yataye umurimo. Gitwaza zayo nisingira ngifite igira amashami no kwisi n'ahandi mu bihugu. Ni international. Nimba aba yagiye kubwiriza wenda n'urugero nko muri Amerika, aba yataye umurimo w'iki. Muri Amerika, mu Bufaransa, ahantu hose urumva aba yagiyeyo. Ngira ngo aba yagiyeyo. Nuvuga ngo rero ikintu ngiye mbona, ikintu mbona gikwiriye nuko ibyo ari byo byose ntabwo ikibazo aba bagabo bafitanye na Gitwaza ntabwo ari ikibazo cyo gukemuka kubera ko byagiye mu manza nk'abantu basenga. Nimba munagifitanye koko, nimba ari abafondateri baragiye batujuje inshingano cyangwa se kwica amabwiriza bakaba bashaka kugaruka, nimba koko bashaka kugaruka mu itorero, ikintu cyo kigomba gukorwa ni uko aba bagabo baca bugufi bakemera kuba bahaze agatuti, kuko erega agatuti kararyoha we. Burangiye hari umukozi w'Imana umwe twaganira arambwira ati wa mwana we ntabyo zisha, ntago zihagaze imbere sha, uri kuvuga kugira neza kw'Imana ni byiza cyane, nta n'umuntu wakanga ko kuvuga kuba uhagaze imbere y'abantu uri kubabwira kugira neza kw'Imana bakanakumva. Ariko nanone reka turebe, iri ni ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ntanagaye Antoine Rutayisire wavuze ati ndababaye, ibi bintu birambabaje, ibi bintu ntago bikwiye kuba ku bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana nibo turi gusanga nibo bari kurwana, abakozi b'Imana nibo bapfa amaturo buri munsi, abakozi b'Imana nibo turi kubona ku nkiko buri munsi, muri RIB birego ninde wavuze undi ni umukozi w'Imana. Kuri YouTube ngira ngo abantu bo bamaze gucika intege bavuga ati turarambiwe ibi bintu twirirwa tubona ku bakozi b'Imana ni ibiki. None ngira ngo Zion ntabwo ngiye nsengera muri Zion, ariko namwe mu macaci ngira ngo twabonye ivuga butumwa, tujya tubona Gitwaza ategura ibintu bikomeye cyane muri Afrika kandi birimo contribution za Afrika. Abantu birengagiza jewe Imana yamukoresheje ibintu bikomeye yamenyekanyishije izina ry'igihugu, abantu barabizi, yajya ategura kuri kiriya kintu cya Afrika haguruka. Ubona ko abantu bavuye imihanda yose baza guteranira mu Rwanda, ukabona ko ari ibintu byiza Imana yagiye imukoresha sana. Nimba koko aba bagabo bafite amavuta kuryo tujya tuvuga ngo bariko bafite amavuta yo gukora umurimo w'Imana, itorero bakagiyemo ryagakwiriye kuba byibuza ryarazamutse tukarimenya kubera ivuga butumwa. Yego, cyangwa n'Imana ibashyigikiye. Buri ibintu Imana itarimo ntago bitera imbere sana. Nibi bintu barimo cyateshejwe agaciro. RGB baruwa yaba yisi ivuga ati biranyuranyije. Umva njewe none n'urukiko rwababwiye ati tugana ku musozo w'iki kiganiro, tubwira abantu bafata umwanya wo gusenga, basenge n'abakozi b'Imana sha bataye imfatiro. Wa mugani wa Adrien yaravuze ati abantu Imana ije gutwikurura mu gihe kubabona mubona bari babandi biyambika amakote na twatuntu twagurya banigirije ngo naba pasteur. Ni indonke tujuru bose ni cyambere ninda. Ngira ngo ibintu byarahindutse, abantu kuri social media dusigaye tubibona abantu bose babaye nk'abarakarira cyangwa se bavuga ati bose n'ubundi ni kimwe, bose ni kimwe. Ariko haracyari abakozi b'Imana bazima. Yego, kandi nawe umuntu wese udukurikiye ubundi fata umwanya wawe wisengere, ubanze wisengere, kuko nuramuka ugiye gusengera ahantu hari amatiku utafite umwuka w'Imana wo gukomera, ni ukuvuga ngo ahantu umuyaga uzahangirikira, uzahangirikira
uzahangirikira kubera abahanuzi b'ibinyoma, uzahangirikira kubera abarwanira amaturo, ni byinshi cyane. Jene ngira ngo wenda uru rubanza tuzakomeza kurukurikiranira abantu uburyo rugenda ngira ngo iyi ni step ya mbere, bongeye kubura nyuma yuko bamweguje, batangiye kuburana, ariko nanone hari ibyo urukiko rwabategetse gukora, ngira ngo nibyo bari gushakisha, baburane mu izina ryabo, note mu izina rya Authentic Word Ministries cyangwa se Zion Temple. Reka mbashimire, Imana ikomeze kubarinda cyane. Urugendo Online TV ndetse na Rwanda Gospel Show turabakunda cyane. Ciao.